Ndabasuhuje mu izina rya Yesu, Uwiteka abishimire. Reka twongere dusangire ijambo ry'Imana. Uyu munsi nifuje ko twaganira ku kintu twita amahoro. Amahoro ni ijambo rivugwa ku isi yose. Amahoro ni ikintu gishakashakwa n'ubwoko bwose bwo ku isi n'ibihugu byose byo ku isi n'abaperezida bose bo ku isi bahora baharanira amahoro. Imiryango yose myinshi hafi yose yo ku isi ibyo ikora byose bizengurukwa n'ikintu cyitwa amahoro. Ugasanga buri wese aravuga amahoro, amahoro, amahoro. Iyo umuntu aganiriye n'undi akumva bigeze kure, ujya wumva umuntu avuga ati mumpe amahoro. Umushumba cyangwa se padiri cyangwa nde, iyo abwira abakristo baravuga ati mugire amahoro. Ndetse n'indamukanyo, hari indamukanyo zivuga ngo mugire amahoro. Abarundi bakavuga bati amahoro, amahoro. Amahoro ni ikintu, ni ijambo ngira ngo rimenywa na bose kandi rikoreshwa na bose kandi rikoreshwa kenshi cyane. Ariko uyu munsi nagira ngo turiganireho, tutavuga aya mahoro yo kuvuga ngo nta ntambara ihari, tutavuga amahoro yo kuvuga ngo nta rusaku ruhari cyangwa se nta nzara ihari, ahubwo ndashaka kuvuga ya mahoro atangwa n'Uwiteka. Amahoro rero, ushobora gutunga byose ntuyabone, ariko Uwiteka niwe utanga amahoro y'ukuri. Niwe utanga amahoro y'ukuri. Dusomye muri Zaburi ya 29 umurongo wa 11, aravuga ngo Uwiteka azaha ubwoko bwe imbaraga. Uwiteka azaha ubwoko bwe umugisha, ari wo mahoro. Yesu nashimwe. Muri make, muri iri jambo turabona yuko amahoro ari umugisha Imana iha ubwoko bwayo. Ni umugisha Imana iha ubwoko bwayo, ni umugisha uruta iyindi yose, kubera yuko watunga byose isi itanga ariko ntugire amahoro. Kuko twagiye tubona abantu afite umwanya ukomeye, afite amafaranga, afite amazu, arara ahantu heza, agenda mu modoka nziza, afite umugore mwiza, ariko ugasanga nta mahoro afite. Ugasanga ibintu akora, uretse no kubivuga, biramugaragaza ko nta mahoro afite. Bivuga ngo rero gutunga byiza, gutunga ibiki byose ntago biguha amahoro. Rwose ushobora no kugira abana beza, abahungu n'abakobwa, ariko ukabona nta mahoro ufite. Ushobora kugira ubwenge, warize amashuri ukaminuza, ukaba ufite icyubahiro, ufite umwanya mwiza, ufite, ubwo ni umwanya mvuga n'uw'akazi, cyangwa se uri umucuruzi ufite amafaranga menshi, ariko ukabona ntubifitemo amahoro. Rero noneho akarusho, umuntu utaramenya Kristo arushaho kutagira amahoro, kubera yuko amahoro nyakuri uyu we ntabazi naho wayashakira. Bene data rero, ndagira ngo mwongere musubire inyuma, mutekereze, urebe niba ufite amahoro koko. Ese koko ufite amahoro? Ese ibyo uba mufite amahoro? Ese ako kazi ukora ujya ubona ufitemo amahoro? Ese ubwo butunzi ufite ujya ubona ubufitemo amahoro? Uraryama ugasinzira, ukagenda mu nzira ukumva ufite amahoro? Mu mutwe wawe iyo utekereje, mu mutima wawe iyo utekereje, buri munsi wumva ufite amahoro? Rero ndabifuriza kugira aya mahoro Imana itanga, kuko nta handi hantu wayabona. Ntago ingabo za Loni ntizishobora kuyaguha, nta mafaranga ashobora kuyaguha, nta gihugu ushobora kujyamo ngo wicaremo na bya bindi bavuga ngo bigira umutekano usesuye. Aya mahoro ntago wayabonayo, kuko burya umuntu ufite ikibazo arakigendana. Hari amahoro yo mu mutima, kandi ikintu cyakurije amahoro mu mutima urakigendana. Niyo watura muri Amerika, niyo watura muri Canada, niyo watura mu Busuwisi, niyo watura hahandi bavuga ngo hari amahoro asesuye, ikintu kikubuza amahoro ukakigendana. Kurira indege ukagendana nacyo, ukamanuka ukajya muri
gari ya moshi ukagendana nacyo, ukagenda ukajya muri metero ukagendana nacyo, ukajya muri bisi ukagendana nacyo, ukicara mu modoka ukagendana nacyo, ukagenda n'amaguru ukagendana nacyo, amahoro akabura. Amahoro rero asesuye atangwa na Yesu, abamwizeye bagahindukira bakagendana nawe, ayo mahoro arayatanga. Uwiteka atanga amahoro binyuze muri Yesu. Uwiteka atanga ayo mahoro turi kuvuga, twebwe abamwizeye, twebwe abamaze gusoma kuri ayo mahoro turabahamya bo kubivuga. Rero mwene data, niba cyambere na mbere utarakizwa, utaremera Yesu, utarizera Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, ndakwinginga kugira ngo uze umusange, kuko niho uzabona aya mahoro. We rero noneho wibeshyera ko wamwakiriye ariko ukabura amahoro, ndongera kukubwira ngo wisubiremo nawe urebe impamvu udafite amahoro. Aho hantu hakosore, wizere Yesu neza by'ukuri, aza gusange, mugendane kuva uyu munsi, ayo mahoro uzayahorana kandi ntabwo azashira. Kuko uzasanga umuntu yewe nta butunzi bwinshi afite, yewe wenda ataranagira n'umwana, ariko afite amahoro. Ntabwo amahoro ari ukubyara, ntabwo amahoro ari ugutunga byinshi, ntabwo amahoro ari ukubahwa cyane. Amahoro Yesu atanga aruta ibyo byose mbabwiye. Uwiteka rero abahe umugisha, Uwiteka abahe aya mahoro ye, kandi Uwiteka abahe kugira ngo mwongere mutekereze, murebe amahoro nyayo. Ibyo mwatekerezaga byabaha amahoro, ibyo ngibyo mubikureho amaso, ahubwo mwizere Yesu nk'umwami n'umukiza, hanyuma Imana ibahere muri Yesu amahoro yayo, umugisha wayo itanga, utagendana n'umuvumo, utagendana n'umuhangayiko, ari wo mahoro yayo. Niryo sengesho nabasengera, nicyo nabifuriza. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.